muhawe ikaze inshuti z'ikiganiro menya ukuri. Iyi ni channel yivuga butumwa tujya tubwirizaho ubutumwa bwiza, ubutumwa bubwira abantu ibintu bijyanye n'ibintu by'Imana, ukuntu umuntu agomba kwifata mu buzima bw'uyu munsi no mu buzima buzaza. Tumaze iminsi twigisha ku nyigisho zitandukanye. Uyu munsi rero turareba cyane ku umwana ukuntu agomba kwifata ku mubyeyi. Umva ukuntu havuga, turabona mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Umva ukuntu havuga, bana mujye mwubaha ababyeyi banyu mu mwami wacu. Ubu bubahe so na nyoko, ibyo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo icya mbere ubone amahoro, icya kabiri uramire mu isi. Haleluya. Ingingo rero ya mbere ahangaha tubona ukuvuga ngo kubaha ababyeyi bigira akamaro kayo rero. Umuntu iyo yubashye umubyeyi we agira amahoro mu buzima, agira amahoro. Iyo ufite akazi wumva ufite amahoro mu mutima. Niba hari ikintu kibi ni ukuba mu buzima udafite amahoro. Amahoro ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo ufite ubutunzi, ufite inzu, ufite imodoka, ufite akazi keza. Oya, ibyo ngibyo ushobora kubigira ariko ntugire amahoro. Kubera rero wa muvumo uturuka yuko utubashye umubyeyi, nubwo wagira ibyo bintu, nubwo wagira amafaranga angana iki, ubura amahoro, uraryama ntusinzire, ukararota, ukumva mbese aho ugenda hose uri nk'ikintu cy'igikange. Ariko niba hari ikintu kiza ni ukubaha umubyeyi, noneho umubyeyi akaguha umugisha. Yamara kuguha umugisha, wamugisha ugatuma ugira ikintu cyitwa amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Icyo rero ni ikintu cya mbere kiva iyo wubashye umubyeyi wawe uko yaba ameze kose. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bitewe n'uko umubyeyi we aba ameze, umubyeyi we arakenye, umubyeyi we yaramugaye cyangwa se yararwaye, atuye mu cyaro iyo ngiyo, we noneho akumva yuko bimukojeje isoni kujya gusura umubyeyi we uri mu cyaro. Wenda umubyeyi we agenda afite ubumuga, akumva afite ipfunwe yuko yajya gusura umubyeyi we mu cyaro. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo twubaha ababyeyi bacu. Iyo bigenje utyo, nubwo yaba ashaje, nubwo yaba ameze ati, uramwubaha, noneho aho niho hari isoko y'umugisha. Ikindi twabonye ngo ukaramira ku isi. Kurama ni ukumara imyaka myinshi. Ni ukuvuga rero iyo wubashye umubyeyi, wa mugisha yaguhaye utuma umara imyaka myinshi ku isi kandi ukayigiramo amahoro. Kubaha ababyeyi bacu rero ni itegeko rya mbere. Hariho amategeko tuzi y'Imana, ariko ngo ni ryo tegeko rya mbere. Kuki ari itegeko rya mbere? Nuko ntabwo wigeze uza kuri iyi si wizanye, ahubwo waciye muri uwo mubyeyi. Urumva rero ni itegeko rya mbere, ngo kandi ngo ririmo isezerano. Isezerano rero ni ikintu ukorana n'umuntu, wacyubahiriza ukabona icyo kintu mwasezeranye. Wakwica itegeko nabwo ukabona ibibazo. Ni ukuvuga ngo hari mu itegeko ariko ngo ririmo isezerano. Kandi iyo wishe isezerano ni nko gutatira igihango. Kuvuga ngo Imana iradutegeka yuko twubaha ababyeyi bacu. Kwica isezerano bikurura imivumo, bigatuma umuntu abura amahoro mu buzima bwe bwose. Abandi bibaviramo gukenyuka. Imana idutabare twubaha ababyeyi bacu kugira ngo tubone amahoro mu buzima bwacu kandi twe no gukenyuka. Hari ababyeyi rero ubwoko bubiri. Umubyeyi wa mbere ni uyu mubyeyi w'umubiri wakubyaye cyangwa wambyaye. Uwo mubyeyi aba yarakubyaye, akakurera, akakugaburira, ndetse akakujyana no mu ishuri ukiga, ndetse akakwigisha imico, akakurinda, akaba n'icyitegererezo cyawe. Uwo ni umubyeyi wo mu mubiri. Umuntu rero ugomba kumwubaha, kubera yuko ntabwo turi ibimanuka ngo tube twaravuye mu ijuru twarituye hasi, ahubwo twisanze twarakuze. Iyo rero utamwubashye, biba bisa nkaho watesheje agaciro bwa bwitangiye bwose, nawe ntabwo yaguha umugisha. Abo ni ababyeyi b'ubwoko bwa mbere. Ababyeyi ba kabiri rero ni babandi bakugejeje ku gakiza, babandi bakubwirije ubutumwa. Wari umunyabyaha, bakubwiriza ubutumwa, urakizwa, wakira umwami Yesu, uva mu byaha. Ni ababyeyi bo mu mwuka.
umupasiteri wawe ni umubyeyi wo mu mwuka, umuntu ukwigisha ijambo ry'Imana akakwigisha uko ugomba kwifata mu nzira y'Imana, uwo ni umubyeyi wawe wo mu mwuka. uwo nguwo nawe ugomba kumwubaha, kubera yuko iyo utamwubashye nawe ushobora guhura n'ingaruka. Umuntu wakwigisha ijambo ry'Imana, umuntu wagutoje inzira. Ni ukuvuga ngo rero ibibazo abantu bahura nabyo kenshi biba biterwa nuko iryo tegeko batarizi ko ribaho, ntibaba bazi yuko ibyo bintu bibaho. Nubwo iterambere ryaza rimeze rite, nubwo hazi ikoranabuhanga rimeze rite, n'ubundi ntabwo iryo tegeko ryakuka. Bibiliya iratubwira muri Yohana igice cya 8 uhereye ku murongo wa 31 ukageza 32. Niko Bibiliya ivuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Yes, uko kuri rero tumenya dukuye mu ijambo ry'Imana niko kutubatura mu mivumo, niko kutubatura mu gukenyuka, niko kutubatura mu kubura amahoro. Ni ukuvuga ngo rero uko kuri tuba twarahishwe na Satani ntabitubwire, tugahora tutazi yuko gusuzugura ababyeyi ari bibi. Iyo tubimenye bitubatura mu ngoyi za Satani, kuko Satani aba yifuza yuko tutabimenya, noneho tukagenda turi impumyi, ejo tukagongana n'uwo muvumo, ugasanga wenda dututse ababyeyi bacu. Hari abantu bajya batuka ababyeyi babo, tujya twumva yuko hariho n'abakubita ababyeyi babo, tujya twumva yuko hariho n'abica ababyeyi babo. Icyo ni ikintu giteye ubwoba. Rero nshuti muvandimwe, wowe ngira ngo niba utarubizi ubimenye, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bazamenya ukuri, nuko kuri kubabatura. Uyu munsi rero ko bamenye ukuri, ukwiriye kubaturwa muri izo ngoyi za Satani. Abantu benshi baragenda bahura n'ibibazo byinshi kuri iyi si bitewe no kutamenya ukuri kwahumetswe n'Imana. Uko kuri kwahumetswe n'Imana ni Bibiliya. Bibiliya yabitubwiye ngo twubaha ababyeyi bacu, ariko kutabimenya ni ikibazo. Uyu munsi rero urabimenye, ubaha umubyeyi wawe kugira ngo ugire amahoro kandi uramire kuri iyi si. Hari ahantu mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 uhereye ku murongo wa 30 kugeza kuri 31, umva uko havuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Nubwo tutari tuzi ko kutubaha ababyeyi bacu ari bibi, ariko noneho ijambo ry'Imana ribwirizwa n'abavuga butumwa nk'uko ndibwiriza, umuntu noneho yabimenye. Tumaze kumenya yuko ari bibi gusuzugura ababyeyi bacu, tumaze kumenya yuko umugisha no kumara imyaka myinshi ku isi n'amahoro biva mu kubaha ababyeyi bacu. Ariko noneho iya myaka tutari tubizi, Imana irayitubabariye, kuko niko ijambo ry'Imana irivuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho irategeka abantu bose bari hose. Bivuze ngo si abantu bari mu Rwanda gusa, abantu bari ku isi hose barategekwa kumvira ababyeyi babo, ngo kuko yashyizeho umunsi wo guciraho abantu imanza gukuri kwa bari mu isi hose. Ni ukuvuga ngo umuntu amaze kumenya yuko kubaha ababyeyi ari byiza no kubasuzugura ari bibi, igihe kizagera abantu bacirwa urubanza, uwakoze neza ahembwe, uwakoze nabi abihanirwe. Noneho tugiye ku babyeyi rero bita ngo base, noneho haravuga ngo namwe base ntimugasharire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu Yesu. Ababyeyi natwe dutegekwa kudasharirira abana bacu, ahubwo ngo tubahane, tubarera, tubahana, tubigisha iby'umwami wacu, tubigisha ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo umubyeyi ngo n'ubu ugiye kurera umwana ngo ufate umuhoro umuteme ngo ubwo nawe uramuhana, cyangwa ngo umukubite ikintu cy'icyuma, cyangwa umukubite ikintu cy'igikoresho. Ahubwo Bibiliya itubwira yuko umwana ukwiriye gufata akanyafu ukamwereka ikosa rye ukamuhana, kandi ukamuhanira umubwira ko ijambo ry'Imana ariko ribivuga. Uko niko umubyeyi aba akwiriye kubigenza. Harimo rero hangaha ngo namwe mbata. Ikera mu gihe cya kera
habagaho abantu bita imbata ari bo bacakara cyangwa abagaragu, ariko uyu munsi wa none ntabwo bakitwa imbata, ntabwo bakitwa abacakara, ahubwo twabita abakozi yaba ari abakozi bo mu rugo bakorera amafaranga bagahembwa, yaba ari abakozi ba leta, yaba abakozi bo muri kampani, abo bose twabita ko ari imbata ariko ari abakozi. Ukuvuga ngo hano barabungo ngo namwe imbata mujye mwubaha bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwubaha Kristo, mububahe muhinda umushyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Haleluya! Hari abantu bubaha abashebuja mu buryarya, agakora ari uko shebuja hari, agakorera ku jisho, ariko ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo ntidukakorere ku jisho, ahubwo tujye dukora tutarimo uburyarya. Niba ukoreye shebuja, niba baguhaye akazi bakavuga bati tuzajya tuguhemba ku kwezi, nawe kora. Hari abantu rero bagenda bagahabwa akazi bakababwira bati tuguhaye computer, tuguhaye telefoni, kandi uzajya ukora amasaha 8, ariko ugasanga wa mukozi ntabwo abaye mwizerwa, ahubwo arakorera ku jisho, ugasanga afashe ya masaha 8 arayagabanyije, andi masaha 2 ayakoresheje mu bye, agiye kuri WhatsApp, agiye ku nkoranyambaga arirebera ibye, ari arachatinga, ugasanga arahembwa ku kwezi amafaranga yuzuye, ariko ntiyahaye umukoresha we amasaha yuzuye, ntiyamukoreye amasaha yuzuye. Ibyo bintu rero ijambo ry'Imana riravuga ngo natwe tujye twubaha abakoresha bacu tutabaryarya. Hano hakavuga ngo ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa, ngo mumere nk'abanezeza abantu. Ahangaha baravuga ngo tumere nk'abanezeza abantu. Ndimo gusoza rero ni kuvuga ngo Imana irimo kubwira abantu bo muri ibyo byiciro. Abana bubaha ababyeyi babo, base be gusharira abana babo, babahane mu bugwaneza. Abakozi bubaha abakoresha babo, n'abakoresha be gutoteza abakozi babo cyangwa ngo babakangishe yuko bagiye kubirukana, babahembe imishahara yabo, babahembe ibyo bakoreye. Urwo rugo cyangwa abo bantu bazabana amahoro. Usoza rero ijambo ry'Imana, buri muntu akwiriye kumenya inshingano ze. Wa mwana we ubaha so na nyoko kugira ngo ugire amahoro uzarame ku isi. Mubyeyi nawe hano umwana wawe umwigishe, umutoze imico myiza. Umukozi wo mu rugo cyangwa undi mukozi ahariho hose, korera shobuja wumva yuko utarimo gukorera ku jisho, ahubwo ukorera umwami Yesu, kuko umuntu wese ukora ibyiza azabihemberwa. Rero nsoze iki kiganiro ndagira ngo senge buri muntu wese wankurikiranye. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko wabanye nanjye mbwiriza iri jambo. Ndagushimira yuko Mana ikomeye wampaye aka kanya kugira ngo mvuge ijambo, nsenge aba bantu banyumvaga, kugira ngo ari abana, ari ababyeyi, ari abakozi b'ubwoko bwose, b'ingeri zose, buri muntu wese umuhe kumenya inshingano ze, azikore neza. Umwana akora inshingano ze neza, yubaha ababyeyi, umubyeyi nawe ahana umwana we ariko mu rukundo, umukozi nawe akore akazi neza nk'uzabihemberwa. Urakoze rero ko wumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen.